Turabasuje kandi tubahaye ikaze. Uyu ni Turatimana Edi nk'ibisanzwe. YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi tugiye kubereka inzu nziza cyane iri kugurishwa iherereye Kibagabaga. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4 ndetse na toilette enye na rooftop nziza cyane. Ino nzu ngiye kuyibereka mubashe kureba ubwiza bwayo. Tukiri hano muri parking murana ko ifite parking nini cyane nziza yaparika mu byibuze imodoka enye zaparitse neza ibisikana neza nta kibazo. Akajaride muri kukabona urabona ko ifite jaride nziza aho hepfo ndetse n'ahantu. Ni inzu nziza cyane iri design ifite ama design meza cyane. Tukiri ahangaha murabona ko tuzamutse aka escalier gatoya cyane, ndagira ngo tujye tubasha kubereka ibintu gake gake kugira ngo mujye mubasha kureba ubwiza bw'inzu tuba tubafitiye. Ukigera hano uhura n'ama design meza cyane, ndebera ama design bariceye bara designinga n'inzu nziza cyane, udutara twiza ndetse tubasha kuguha urumuri nimugoroba. Ndebera tukiri ahangaha nuko tutaravanga burana ko hano hejuru hari amatara, ni inzu ikiri muri chantier ariko batararangiza, niba mara kuyikora urabona ko ari amatara amurika nijoro cyane. Twinjiye mu nzu rero, reka twinjane mu nzu. Twabwiye ko inzu yacu igizwe n'ibyumba 4 ndetse na toilette enye na rooftop nziza cyane na salon nziza cyane. Ukigera hano muri salon uratubona urutura na salon nini, amatara meza, gypsum plafond, gypsum ndetse na design meza cyane. Iyi nzu ku giciro cya $400,000 yaba iyawe. Reka none dukomezanye ahandi tugenda tubereka ubwiza bwayo. Ino nzu ni nziza, mumbabarire muyirebe neza mubasha kureba uburyo imeze. Ni inzu bicaye bara designinga neza, bayiha buri kimwe cyose cyatuma ino nzu iba nziza cyane. Amatara, ndebera amatara bashyizemo n'amatara meza cyane atanga urumuri. Ndebera hejuru uburyo bayikoze. Ni inzu igizwe na plafond ya gypsum guhera hasi kurinda ugera hejuru. Tukiri ahangaha muri salon, ni urabona ko ari salon ifatanye na salle à manger. Ni salon nini ifatanye na salle à manger. Niyo ngo hasi hari icyumba kimwe, hejuru hakaba ibyumba 3. Reka duhere mu gikoni. Murabona ko ari igikoni cyiza cyane bakiri kugikora, gifite amatara meza, amatara bwose meza cyane, utubati twiza cyane. Murabona ko ari utubati bagiye bayicaye badesigninga, utubati twiza cyane uko kugena mwibone. Wowe kabyara mwe muhanze mu ndebere iyi nzu. Ifite n'amanex hanze turaza kuyabereka muri ino video yacu. Twagiye none mu cyumba cya mbere cyo hasi. Turahera ahangaha. Urabona ko ifite icyumba kigari, ntabwo barashyiramo amagarderobe ariko bazayashyiramo nuko inzu iba bakiri ku design. Ni inzu nziza, ifite plafond nziza ndetse n'amatara meza. Mbandebere ku uyu muryango. Urabona ko ifite ya miryango myiza. Cameraman, akazi nakawe. Genda ubanyerekera uburyo bw'ikandi kandi bagende bareba uburyo izi nzu zimeze. Reba umuryango bagiye bakora, ni imiryango myiza cyane, ntabwo ari ya miryango bakura ari hose babona. Twagiye none muri no douche yayo, ni douche nziza yisanzuye ifite technology ihambaye, bagiye bayikorana ubwitonzi, n'utuntu twiza cyane bagifixamo. Urabona ko ari ibintu biryoshye neza cyane, urabona ko ari shower nziza, utuntu twose bazagenda badukora. Urabona ko nahangaha bazahafunga, ni ibintu biba biri baricaye badayizinga neza. Twagiye none hejuru muri bya byumba 3 nkuko bimeze. Reka none tugende hejuru tubereke uburyo bimeze. Tuzamutse ama escalier, urabona ko turi kuzamuka ama escalier gake gake. Ni ukuvuga ngo aka gakoridoro kabasha guhuza bya byumba 3 uko nagiye mbibabwira. Ni ukuvuga ngo icyumba kimwe kiri ahangaha ndetse n'ikindi hano ndetse n'ikindi hariya, hejuru hakaba aka rooftop. Uvuga ngo uhagaze mu iyi koridoro gutya ubasha kugenda mu ibi byumba 3. Kamera bari genda banyerekera uburyo bimeze, ibira ni 2 ndetse n'iki ni kimwe cya master bedroom. None reka duhere muri cya cyumba kindi, bya byumba 2 bindi tubereke uburyo bimeze. Wow, dore ngaha nahageze. Ni icyumba kinini, urakora icyumba kinini, ntabwo barashyiramo garderobe ariko nibazishyiramo inzu izaba iri clear, izaba iri very clear. Hanyuma ikagira n'aka kantu kaka terrace muri kubona hano, akantu kaka balcon k'iki cyumba cyiza cyane rwose. Imiryango nababwiye ko ari ya miryango myiza kabisa. Hanyuma tukaza mw'iki cyumba kindi murabona ko ari icyumba kindi nacyo kinini cyiza cyane, nacyo gifite agaterasi kacyo nkuko nagiye bibabwira, amatara meza cyane. Twava ahangaha tugahita tuza muri ya toilette isavinga bya byumba. Murabona ko bakiri kubikora ibya bintu rwose, bazafata aka miroir bagashyira hano, batume amazi
atabasha kujya hanze. Ni ibintu byiza baricaye baradesigninga neza cyane, ino nzu iri clair. Hanyuma twavuye ahangaha noneho tugiye muri master bedroom, very big master bedroom. Ino nzu ndayibatuye, ni inzu nziza cyane nk'uko byaremwe kuri miliyoni 400, harimo n'ibiganiro, iyo nzu yaba iyawe. Hanyuma twaje hano murabona ko ari inzu nziza cyane, inzu nini cyane bwoka byaramwe, icyumba kinini uterekamo igitanda gusa. Akarusho nuko iki cyumba kiba gifite urwambariro, nuvuga ngo uterekamo igitanda gusa, nta kindi uterekamo, ni igitanda gusa cyonyine ubasha guterekamo. Hanyuma wava hano ugatuza muri rwa rwambariro nababwiye bagomba gutereka garderobe hano kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Hanyuma wava muri uru rwambariro ugahituza ahangaha muri ya dushe yisanzuye. Ni ibintu bakiri gukora, ariko nibamara kubikora inzu ndayibatuye azaba ari inzu nziza cyane, nziza pe. Murabona ko ari ibintu byiza, amakaro meza cyane. Mu ndebera amakaro bagiye bakoresha ni ya makaro arinda imidite, amakaro utazigera watapfa na imidite n'umunsi n'umwe. Wow, twavuye ahangaha. Hanyuma tugiye hejuru kuri rooftop cyane, nozo nziza pe, ndayibatuye. Reka dukomezanye kuri rooftop. Nukuvuga ngo ukiri hano muri master bedroom, urabona ko ifite nayo akabaliko kayo, urabona ko ifite akabaliko keza cyane, urabona ko ari akabaliko keza, ahantu heza cyane heza. Urabona ko ari ahantu heza rwose, bari gushyiramo kaburimbo, urabona ko amakaburimbo ari kugenda ajyamo, ni ahantu heza cyane. Hanyuma wava ahangaha ugahita uzamuka hejuru muri hejuru kuri rooftop nziza cyane. Reka dutemberane tubereke rooftop ukuntu imeze. Tuzamuka rero tugende tubereka rooftop uburyo imeze. Ni ukuvuga ngo iyi nzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 4 ndetse na salo 2. Aka gasalo nako nako hejuru nibagiye kukababwira. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri hasi, hanyuma abana bakajya hejuru, ababyeyi mugasigara mwiganirira hasi, abana mwabashyize hejuru n'intebe zaho na televiziyo. Ubona ko ari ahantu hari amaprise menshi cyane ku buryo abana babasha kwisanzura. Ni ibyumba 4, toilette 4, salo 2 ndetse na rooftop nziza cyane. Hanyuma iyi salo nayo akarusho ikagira na toilette yayo. Kuki ntayababwiye ko ifite toilette yayo nayo nk'uko muri kugenda mubibona. Ni ukuvuga ngo ni ya salo nini nayo ifite toilette yayo. Twavuye ahangaha rero. Ni ukuvuga ngo ukiva hano no kuvuga ngo naho hari akantu kajya hanze ku bigega. Murabonye ko ari ahantu hajya hanze ku bigega, hirya urabona ko ari ahantu hanini cyane. Hanyuma twaza gutya tugahita tuza no muri ya rooftop nababwiye nziza cyane. Urabona ko ari rooftop baricaye baradesigninga, ni rooftop nziza cyane ibasha kukwereka view nziza cyane uri kumwe n'umuryango wawe. Ni ibintu byiza, urabona ko ari ibintu rwose baricaye baradesigninga. Ino nzu kuri miliyoni 400 rwose nta gihendo kirimo. Ariko se nyite make ni menshi, ariko bitewe n'ibyo ugura rwose iyi nzu irayakwiye. Amafaranga miliyoni 400 ni menshi pe, ariko bitewe n'ibyo ugura ino nzu rwose nta kibazo kuri miliyoni 400. Hanyuma reka tujye hasi tubereke uburyo ama annexe biteye. Twagiye mu gikari rero, si ibyo gusa, inzu igizwe n'igikari kinini. Urabona ko ari ahantu bazatereka igikoni cyo hanze. Ni ibintu bakiri gukora, ariko iyi nzu iyo uyiguze gutya byose turabikurangiriza neza cyane. Urabona ko ari igikari cyisanzuye, banyereke aho uca uvuye imbere. Urabona ko ari ahantu hisanzuye neza cyane. Hanyuma ikagira inzu 2 z'abakozi. Dore inzu ya mbere ngiyi, dore ni ya kabiri niyi, dore hanyuma ikagira toilette y'abakozi, dore ngiya hirya. Nuvuga ngo ni inzu nziza cyane, ni inzu iri clair. Bafotorere igikari uburyo kimeze, ni igikari cyiza cyane. Urabona ko mpagaze hano na moto yahaca rwose. Ni ahantu hanini hisanzuye, urabona ko ari ahantu hisanzuye cyane. Kuri miliyoni 400 rero mutuvugishe tubageze ku inzu. Urubuga twababwiye ni Rwanda Real Estate, niyo honyine wakura amakuru yizewe. Murakoze, murakarama.